Ni gahunda nshyashya ni nabwo itangiye hano mu Rwanda, aho umwarimu agiye kujya atanga raporo yifashe telefone, ubundi bajyaga babikoresha intoki. Mu byo azajya akora rero harimo kuzajya atanga raporo igaragaza nimba umwana ari kwigira hafite isuku, nimba umwarimu mu bo abaza akurikiza uburinganire, harimo kubaza abahungu n'abakobwa nimba umwana ufite ubumuga ari kwiga neza n'ibindi binyuranye. Ariko n'uburyo butamenyerewe hano mu Rwanda nkuko nabivuze, ariko kubisobanura gutya nabyo ntibihagije. Niyo mpamvu ndi kumwe na Bimenyimana Jacques, umukozi wa Right to Play ushinzwe gukurikirana ikoreshwa ry'izi telefone no gutanga raporo. None wadusobanurira muri make ukuntu izi software cyangwa izi telefone zagiye zikoreshwa n'abarimu bitandukanye n'uko byajyaga bigenda? Ubusanzwe abarimu twahuguye nk'umuryango wa Right to Play baba bafite uko bagomba kwitwara mu ishuri, ibyo bagomba gukora mu ishuri igihe bari kwigisha abana. Ngira ngo mberetse gatoya, harimo iyo turu nyine. Iyo turu rero itangira harimo kubaza umuntu uri kureba, ninde uri kureba, umwarimu wasuye ninde, agakurikiraho izina ry'umwarimu wasuwe ariwe, hagakurikiraho akarere arimo uko Right to Play ikorera mu turere 5, agahitamo akarere akoreramo, yarangiza agahitamo izina ry'ishuri, yarangiza guhitamo izina ry'ishuri akareba icyiciro cy'ishuri, niba ari ishuri ribanza cyangwa ari ishuri ry'inshuke, ni mu cyiciro cya mbere cy'ishuri ribanza se cyane icya kabiri, yarangiza agahitamo kandi nanone umubare w'abanyeshuri bari muri iryo shuri, yarangiza agahitamo itariki yasuriyeho uwo mwarimu, yarangiza nanone agatangira kureba bya bibazo, akibaza tese iri shuri ndi kureba umwarimu ririmo ishuri rimeze rite, rifite isuku cyangwa rifite umwanda, agaha umwarimu icyiciro arimo akurikije uko yabonye ishuri, abatuye umwarimu ari mu cyiciro cya mbere, icya kabiri, icya gatatu cyangwa se icya kane. Ya mafomu yuje yose ahita aza muri seriveri yacu. Ku ruhande rw'abarimu nabo barebwa n'iki kibazo, bavuga ko ibi bigiye kuborohereza, kuko ngo mbere bakoreshaga impapuro rimwe na rimwe zigatakara, ariko ngo uburyo bushobora kuzaborohereza. Aba ni bamwe mu bo twaganiriye. Izi raporo twazitangaga twuzuza fomu yitwa Classroom Observation. Rwari urupapuro ruriho amakuru yose uko umwarimu yigishije, uko byagiye bigenda, hakabamo ingorane z'uko bashobora kuza kurukwaka utararwuzuza, cyangwa se wararwujuje nabi ukarusiba, cyangwa warabuze aho warushyize. Ingorane zarimo ziri nyinshi, byasabaga n'umwanya munini. Ubu noneho navuga ngo ibintu biroroshye. Namwe murazi u Rwanda ruri mu bihugu biri imbere mu gukoresha ikoranabuhanga. Turumva izo raporo zizajya zigendera ku gihe kandi nta mbogamizi na nkeya zirimo. Ubu noneho igisigaye kiri kwibazwa n'uburyo ibi bintu bigomba kuzajya bigera kuri Right to Play, kugira ngo barebe koko nimba umwarimu ibyo asabwa yabikoze. Ni application ariko ishobora gusaba internet, kandi hirya no hino ntago internet zihari. None iki kibazo cyo kizakemuka gute? Dufite ukuntu dukorana, tubaha amafaranga yo gushyiramo internet ku buryo byibura buri kwezi bari abatiwotizi baba bafite hafi nk'amajiga nk'5 kugira ngo communication ikomeze gukura. Usibye izi raporo zizajya zitangwa hifashishijwe izi telefone, zirimo kureba nimba umunyeshuri atakubiswe ari kwigira ahantu hafite isuku, kureba ko ufite ubumuga afite uburyo bwiza bwo kwiga. Uyu muryango ufatanyije na Minisiteri y'Uburezi bavuga ko bari hafi gutangiza n'ubundi buryo bwo korohereza umwarimu, aho azajya akora ikidanago cyangwa se akareba abanyeshuri basibye igihe ari kubahamagara, ku buryo bazajya batanga iyo raporo hifashishijwe telefone. Bonaventure Cyubahiro, Royal TV mu mujyi wa Kigali.